Turasoma Matayo igice cya 25 umurongo wa 34. Turongera dusimbuke dusome umurongo wa 40 ndetse n'uwa 41. Matayo igice cya 25 umurongo wa 24. Turasimbuka dusome umurongo wa 40 ndetse n'umurongo wa 41. Umurongo wa 24 haranditse ngo: n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko umunyamwaga, gusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. 25 ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ku murongo wa 40 umwami azabasubiza ati, ndababwira kuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aboroheje bari inyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. 41 azabwira n'abari ibumoso ati, nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa. Aya ni amagambo akomeye, ni amagambo ahishemo ubumenyi bwinshi, ariko ahishemo n'ubwenge mvajuru busaba ko umwuka wera ariwe waduhishurira neza icyo ashatse kuvuga. Katubanze dusenga Imana kugira ngo itube hafi, kandi umwuka wera yegere buri wese, amushyiremo umutuzo, umugabanyemo akajagari n'ibyo tuba twabayemo byose, noneho kugira ngo iri jambo y'Imana ribashe kugira ahantu ribasha gukora. Turakora Nyagasani, ntabwo icyubahiro kubera ko tugihumeka, ntabwo ari uko turi beza ngo turusha abandi bavuye muri uyu mubiri ubwiza, ahubwo ni amahirwe. Ntabwo ari amahirwe gusa rero, ahubwo ayo mahirwe arajyana n'inshingano. Dufashe rero kugira ngo tumenye gukoresha ayo mahirwe neza, kandi twubaha twatumye dushyira ku isi. Amagambo dusomye arakomeye, arajyana no kugira ngo nyine twumve neza inshingano, itaranto, impano umuntu ahabwa. Ibyo umuntu ahabwa byose mu byo kubikoresha neza kugira ngo bibashe kudufasha kwitwara nk'uko bikwiriye, no gukoresha izo mpano neza kugira ngo tubashe kwitegura n'abera bose kuzakora kuri uyu munsi n'izina rya Yesu. Murakoze abari hirya no hino, tugiye kubasuhuza n'ubundi amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, n'abari hano mu mujyi wa Kigali. Aha hari amagambo ndetse ushatse wasoma igice cya 24 cyose cya Matayo. Fata uwo mwanya, mwongere mugire uwo mwanya nyine wo gusoma Bibiliya. Noneho topic yacu yose murayizi ko tuyita ngo Bibiliya yacu umurongo w'umunsi. Bibiliya yacu umurongo w'umunsi. Ntabwo ari umwanya munini kubyo twabasha gusoma ingingo nyinshi, ariko tugenda dutanga amararika. Nababwira ko rero gusoma igice cya 24 cya Matayo ndetse n'igice cya 25 ukakirangiza, nibwo ubasha kumva neza iri somo ry'uyu munsi, kuko igice cya 24 kivugamo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ahangaha Yesu yaganiraga n'abigishwa be, ababwira ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko anatangamo n'ibimenyetso byo kugaruka kwe. Ariko ahangaha tuvuga ibyo kugaruka kwe cyangwa se no kurimbuka kwa Yerusalemu, yashyiragamo nyine n'ikintu cy'umwiteguro, n'ikintu cyane cyane harimo iryo jambo ryitwa umwiteguro, kumva uko umuntu akwiriye kwitegura kugira ngo izo mpinduka zigiye kuba, zaba ari izari kumva kuba muri iki gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko noneho izigomba kuba mu bijyana no kwitegura, kugaruka kwa Yesu. Ni ibiki abantu bagombaga kureba kugira ngo babashe
kwitegura kugira ngo babashe kwitegura. Abahanga benshi mu by'iyobokamana bavuga ko imyizerere yacu ni byiza ko igira aho ihurira n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Kwitegereza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bigahinduka imbuzi Imana ikaba iri kukuburira, ariko kandi ngo bikongera kanyura mu butumwa bw'abamarayika batatu buboneka mu Byahishuriwe igice cya 14:6 kugeza ku 12. Ibyo bintu byombi ni imbuzi, ni umuburo Imana ikoresha inyuza kugira ngo ibono igera kuri mwene muntu. Urumva rero kimwe muri ibyo rero ni ibingibi turi gusoma bijyana n'ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu, ariko byose byerekeza ku ijambo ry'uko kwitegura. Igice cya 24 cyose kirimo ibyo byose kandi kikagenda gisobanura ibintu by'ingenzi bikwereka iyo uri mu murima ukitegereza, hari impinduka ziba ku bihingwa zikazakubwira yuko igihe cyo gusarura kigeze. Hariho rero n'ibimenyetso tugomba kwitegereza, umuntu yitegereza neza akamenya ko kuza kwa Yesu ko yegereje. Uko bizagenda bigaragara ni umwanya w'abantu nyine kubitekerezaho. Ariko nanone mu gice cya 25 nanone harimo irindi gereranya, umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10 se ugasaba kugira ngo umuntu yitegurane iki? Ni amavuta. Bari abakobwa bombi kandi bategereje umukwe. Abakobwa bose bagize igihe barasinzira kubera ko umukwe yari yatinze, ariko bamwe basinzira bafite amavuta, abandi bafite gusa amatabaza. Biza gusoza amavuta abashiranye, noneho umukwe atinze bose barahunikira. Mu kanya gato ijwi riti umukwe araje, n'umusoke umusanganire. Bamwe basanga ntabwo bafite uburyo bwabasha gutuma nyine bitegura baba basanganira umukwe. Izi ncamarenga zose zo guhera mu gice cya 24 kugeza mu gice cya 25 niyo ukomerejeho rero ku murongo wa 14 uhita uhasanga noneho umugani w'abagaragu bahawe italanto. Bya bindi byose byavugwaga biraza bikanarengurira ku kumenya yuko umwiteguro wawe ubwo ugendanye na ya talanto yawe, abahawe italanto. Hano kuri iyi si uko habaho wibaza ni gute umuntu yabaho neza yubashye Imana, ni gute yagira imyitwarire igororotse. Uyu mugani w'italanto ufite icyo uri kukubwira. Hanyuma kandi ni nako n'umugani nanone nawo ugaragaza abari bari iburyo bwa Yesu n'abari ibumoso bwe, n'amagambo babwiwe. Ibyo byose nabyo bifite icyo bivuze cyerekeranye n'umwiteguro. Niho rero ahangaha dubaye nk'amasomo twihuta ku murongo wa 14 atubwira ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe italanto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Impano zose ni italanto, n'ibikwiriye buri muntu wese yarabihawe. Hanyuma shebuja arazinduka. Uwo mwanya uhawe italanto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi italanto 5. N'uwahawe 2 nawe abigenza atyo. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo italanto ya shebuja, maze iminsi myinshi ishije shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe italanto 5 araza azana izindi italanto 5 ati databuja wasigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi italanto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakenutse muri bike, nzakwigurira byinshi, ijera mu munezero wa shobuja. N'uwahawe italanto 2 araza aravuga ati databuja wasigiye italanto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike, nzakwigurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Wa murongo wa 24 nawo twasomye na mbere y'isengesho. Uyu murongo ni uzingiyeho kwibaza byinshi, ni uzingiyeho kuba wasubiza amaso inyuma ukibaza
ubutunzi n'amahirwe byinshi ushobora kuba uragenda, ariko byose ukagenda ubipfusha ubusa uraragira ureba ibindi byinshi wenda bishobora no kuba bitari bikugenewe, nta kintu byafasha, bitari mu byo wakoresha, ukarenza amaso amahirwe yose wahawe n'ibyiza byose wagiriwe n'ibyo wabasha gukoresha byose ukabipfusha ubusa, ahubwo ukareba ku by'abandi. 24 n'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ngo ko usarura aho utabibye, kuhunika utagosoye, ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkunika ibyo ntagosoye, italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'ibyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakayakenyera amenyo. Aya magambo murayumva, ariko uriya 24 cyane cyane uragaruka kuri uko ko ububi bw'umugaragu bwari bufite aho buhuriye n'icyizere gike yagiriye shebuja, no kwitegereza nyine ibyahawe byose ntabibonemo ineza, ntabone ko hari ikintu byamara, ahubwo akabipfusha ubusa, ntabikoreshe, ntajye mu murimo, ntatume byagira ikindi kintu bibyara. Dusimbutse tukajya kuri wa koko guhereka mu 31 havuga ibyo cyane no gucirwaho iteka, ariko wajya ku murongo duhereye ku murongo none wa 34 haranditse ngo duhere ku 31, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwatunganirijwe uhereye kuri mu kwisi. Kuko nari nshonje, ubu ni 35, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguhe icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umurongo wa 40 nawe uri muri ya 30 twasomye mbere y'isengesho. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data woroheje bari hanyuma y'abandi, arye mwabikoreye. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ngaba, aba boroheje bari hanyuma y'abandi, arye mwabikoreye. Aya ni amagambo akomeye cyane agaragaza ko twarahawe ngo dutange, twagiriwe neza, mwaka tugiriwe neza bagenzi bacu. Muri twebwe imbere harimo byinshi twahawe bishobora kugira icyo bifasha, kandi bikaba ari n'umurimo w'Imana, ari n'umurimo w'Imana. Ntabwo bigusaba kugira ngo ukurire indege ngo ujye kubwiriza mu mahanga, ntabwo bigusaba gutanga byinshi udafite, ahubwo kuri wowe urabifite wabasha gukoresha mu bijyana n'umwiteguro harimo rwose no kugerageza kwita kuri bagenzi bawe. Murabifite hano turaziranye twese tuye muri uyu mujyi wa Kigali, natwe ibyo ndeba ahangaha n'ahandi ndimo ndabireba, turabifite izo myenda, izo nkweto, bimwe tutacyambara tubamo ntikidukwira neza, ubundi ntabwo bikigezweho. Dufite bimwe rwose tubona ko amaherezo bizagenda binatakara, ariko burya wakabaye ubirengeza mugenzi wawe muturanye bitanasabye ubundi buhanga bwinshi, cyangwa se ahubwo hari uburyo bwinshi wafasha mu mugenzi wawe.
ufite ibyo urya, ufite ibyo unywa, ibyo usangira n'abana bawe, ariko ugize uburamburira ikiganza umwe, ibyo ngibyo nibyo Yesu yavuze rwose, anakoze kuvuga ko ubwo mwabikoreye bene data abo ngabo baciye bugufi, ati nijye mwabikoreye. Ni naho rero hari butujyane kuri wa murongo wa 41, atazabwira n'abari ibumoso ati bariya bagiranwa n'ihene, muvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwasura. Nabo bazamusubiza bati mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Aya ni amagambo y'ingenzi kandi yo gutekerezwaho, atanasaba ibisobanuro bihambaye, ahubwo dusaba kwikibuka, kureka inarijye yacu, kureba ibituzengurutse bya bugufi byo kureba umuryango wowe n'umugore wawe n'abana bawe, cyangwa se wowe n'umugabo wawe n'abana bawe, ahubwo hirya hino abo bakuzengurutse hari abantu bakeneye iyo neza yawe, ubanyuraho kumva nta kintu bivuze, ariko buriya birakivuze kandi bifite icyo bisobanuye. Abakene bazahoraho iteka kandi bazahora bakeneye ubaramburira ikiganza. Ibi bikaba uburyo rero buhishe bwo kugenda abantu bamenya uko bakwitegura. Reka rero nanone aya magambo tuyasoresha isengesho. Urakoze Nyagasani kubera uyu mwanya uduhaye kongera gusoma ijambo ryawe, turahugirana hakabaho nubwo no kubona umwanya wo kurambura Bibiliya ngo tuyisome gusa ubwayo, twabasha kuganira ijambo ryawe, ugasoma ntabwo bitworoheye, ariko ubwo duhaye aka kanya uhabwa icyubahiro. Abari hirya no hino rero bateze amatwi y'iri jambo ryawe, yewe ntabwo nabasha kugeza ubusobanuro bukwiye ku mutima wa buri wese, ariko umwuka wawe wera ntakumirwa. Ni cyane cyane ababaye, bakeneye ibiganza byacu, bakeneye ubufasha bwacu, abari bo burambura ibiganza byawe kugira ngo ubafashe. Hanyuma kandi natwe n'abandi, buri muntu wese uko yifite, uko afite, hari ijambo ry'ingenzi ririho rivugamo n'ufashwa yafasha, udufashije kugira ngo byose bigende biducengera, tumenye uko twabasha kurekura kugira ngo tubashe gushyigikira bagenzi bacu. Mu izina rya Yesu.